Alright, reka nizere ko meze neza, reka nizere ko muri amahoro hamugiye muri hirya no hino mu mpande enye zigize igihugu cy'u Rwanda. Abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba mwese ndabasoje cyane. Abantu bari mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro mwese muhawe ikaze kuri Skol Stadium, aho ikipe ya Rayon Sport isanzwe ikorera imyitozo live ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport, imyitozo ya nyuma mbere yuko bacakirana n'ikipe ya APR FC. Amakuru mashya ari kuvugwa muri iyi kipe, breaking news aka kanya, umutoza Aruna Firuze yatenze 11 bagororotse myirebera kabisa. 11 bamaze kuba bajya ahagaragara, bagomba kuba bacakirana n'ikipe ya APR FC kuri iyo agatandatu kwisa isa 9. Ati noneho niki kiri kuvugwa, niki gihari imunzove byose, reka nze mbembe kubwira ngubwire akantu kandi ido nido tugendane akantu kandi ntagire ikintu na kimwe kigucika. Ngubwire breaking news ku basore bashya Rayon Sport ijyazanye bagira kuri batatu bose, mbakubwire udusuka dutoya dushya. Ntago mbyisi bisuka kuko ni abakinnyi nyine bakiri batoye cyane kabisa. Byose ndaje mbe nkubwira imva n'imvano yabo, ndetse n'umusore bari bazanye ejo umunyegana, byose ndaje mbe mbikubwira. Umunyegana ejo wari wabashije kugira ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport zanywe naka mananga. Reka byose noneho mbe mbikubwira, nkubwira akantu kandi nkubwira ibya Asmani Ndikumana ndetse na Forunganye, byose umenye ibijyanye no kuba bakina ku munsi w'ejo kuri match ya derby. Ubwo byose rero ni hano ugiye kuba ubikurikiranira, ariko mbere ko dukomeza abanza kandi like kandi subscribe, tujye tubana gatanu kuri kagenzi kako kuri no platform yawe wahisemo kugira ngo ujye kurikirana amakuru ya sport agiye atandukanye. Rero reka tujyane akantu kandi nagutinda, nimba amaze gukanda like wakanze subscribe, nimba rubwa mbere ugeze ahangaha hasigaye twagenda, ahasigaye ntucikwe. Rero reka dukomeze tujyane akantu kandi nkuko nabikubwiraga, Rayon Sport yakoze imyitozo ya nyuma mbere yo kubacakirana n'ikipe ya APR. Ati niki kiri kuva muri iyi myitozo se, niki gihari n'ayahe makuru mashya ari muri ino kipe yawe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero kuri iyi myitozo uyu munsi yagaragayemo abasore bose nta numwe utigeze uza ku myitozo. Biravuga ko Rutahizamu International Forunganye agomba kuba akiniye umukino. Denguriya kabisa niwe uri kureba hariya, uri hagati mu kibuga wambaye uriya ku ruhande. Okay, sasa Forunganye arimo ameze neza cyane, imyitozo arimo agikora yuzuye. Forunganye none kwa kundi bavuga ngo aratinya cyangwa agenda atinyisha, uri wambaye godiyo y'umutuku kabisa, ngo ya Forunganye n'uyu Forunganye wambaye godiyo y'umutuku. Forunganye rero imyitozo nta mwitozo n'umwe atari gukora, ibyo abandi bari gukora ari kubikora, bakina deka kayitera, byose uraza kugenda bibona paka imyitozo irangiye, wowe nukureho network yawe ugomeze udukurikirane akantu kandi. Rero Forunganye uyu mukino biravugwa ko agomba kuba utera. Abantu bahise bikanga bati ibyo bintu mwabitubwiye kera, mwabitubwiye keshi, ariko nicyo gihari. Dore impamvu agomba kubatera umukino. Gusa ndaje nkubwire 11 bagororotse nkurikije uko umutoza Aruna Firuze yabapanze, ndetse nuko yakoze imyitozo kuri uyu munsi, nuko abakinnyi bakoze. Wenda mbe mbikubwira noneho Forunganye tumuha umwanya we nawe wumve ahantu azabagira mu kibuga, turebe se ibintu bimeze bite. Noneho bita Asmani Ndikumana nawe utegerejwe kuba akina uyu mukino, we bimeze bite? Asmani Ndikumana nawe numwe mu bakinnyi kabisa amaze igihe kinini ibari hanze y'ikibuga, bategerejwe n'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se n'abakunzi ba Rayon Sport kugira ngo ababe bigaragaza batange umusaruro baheshe ikipe itsinzi. Asmani Ndikumana rero imyitozo yo n'ubundi agomeje kugenda yikora. Gusa Asmani Ndikumana n'ubundi ikibazo cye wavuga ko ari cyo cyoroshye kurusha icya Forunganye. Ati gute? Asmani Ndikumana murabizi neza cyane ko ari akaboko, kandi akaboko amaze iminsi agaragaza ko yakaba karakize, kuko Asmani Ndikumana ayamaze iminsi agenda akora imyitozo n'abandi bakinnyi, mbese amaze n'igihe akunda gusaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko yatera match. Amaze haciyeho nka match zirenga 3 zose asaba ko yazitera, babwira ati ngiye akaguru ni kazima, akaboko kanje mukaveho mukihorere, akaboko kanje nzi ko ngatwara kandi kamaze koroherwa, rero ngomba kuba njya mu kibuga. Abaganga nabo bakavuga ati nose ko twashaka kuzajya mu kibuga mu kwa 12. Ati ibyo bintu ntago mbikozwe, ngiye nimureke ngiye mu kibuga kuri derby. Abareyo nabagahita bagira mwako bava ati barabasore b'ikipe ya APR baraba defense barimo ba niyo mugabo Claude, akaba barimo ba Yunus ndetse na ba Clement, ko ari bisuka biricyaye bishobora kukuvuna bikaguhuhura, noneho ukamara nk'umwaka udakino ukadupfira ubusa. Asmani aravuga ati ngewe akaguru kanje ni kazima, nzi uko nzitwara mu mwanya nyine.
abari aho ngaho batavuga ati none se tumuhaye umwanya agakina akavunika twabigenza bitari ko muzamuha iminota mike akine. Asumani Ndikumana ashobora kuzajyamo mu minota asimbuye kimwe na rutahizamu Forunganye bose nubabona kuri Fedo match byose nzaba nabiteretseho live, nazagiye kikano kagucika live nzaba nateretseho kabisa gatanu kuri ikagenzi kako kugira ngo ngende nkohereza buri kimwe cyose unarirebera mu kibuga uko ibintu bigenda abikurikirana akantu uko kandi wowe ntuzabucikwa ani match ku isaha saa 9 ejo ku wa gatandatu APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Mwereke nimba Forunganye mu kibuga ndetse na Asumani byose uzaba ubireba cyane, nubwo umutoza ashobora kuhitamo kubashyiramo basimbuye kugira ngo ashake ibitego mu gihe ibitego byabuze ikipe ya APR adversaire yaba yabagoye cyane, ariko bagomba kuba babona umwanya muri iki kibuga. Rero ati bimeze bite ukurikije imyitozo y'umutoza bakinnye ikipe ya mbere n'iya kabiri, ukurikije ukuntu bakinnye kuko ikipe ya mbere niyo irimo umuzamu Mugisha Yves, ino n'ikipe ya kabiri niyo yashyizemo umuzamu Pavel Nzira. Ati niye mpamvu umuzamu wa kabiri yagiye mu ikipe ya mbere. Ati gute ubundi umuzamu wa mbere w'ikipe, kuko murabizi neza cyane ko umuzamu wa mbere wa Rayon ari Pavel Nzira. Pavel Nzira rero bamushyira mu ikipe ya kabiri yo bita ko ariyo noya, mu rwego kugira ngo abakinnyi bo mu ikipe nkuru bamushote cyane, mbese bamwotse igitutu noneho barebe buryo ki abyitwaramo mu gihe nyine bahora n'ikipe iri kubataka cyane. Noneho mu ikipe nkuru nayo, ikipe bise nkuru niyo bashyiramo wa muzamu nyine bita ko ari mutoya cyane kabisa. Rero ko kije ko imyitozo yagiye ikorwa kuri uyu munsi 11 nahita mbagutengera kandi akaza bariko bagenda ku munsi wejo. Ati mwizamu ni Pavel Nzira nk'ibisanzwe, kuri kabiri Senembogo Ale Omar we nagihindutse kabisa agomba kuba ari mu kibuga. Noneho mu mutima wa defense araza ko ari Yusuf Dianye ndetse na Shimimana Emmanuel Kabange. Kuri gatatu Musore Press n'ubundi nk'ibisanzwe, kuri gatandatu Numakanye kuko afite uburambe gukina iyi mikino yakinye derby nyinshi cyane, ndavuga niyo nzima Olivier Sefu Kamba na Roho. Ubwo nawe nuza numva bitakunogiye wenda wandike muri comment umbwiye ati oya uyu mwanya wakiriye gukina uyu nguyu, ariko Kamba na Roho ndahamya nashidikanya ko agomba gukina uyu mukino nkukije uko imyitozo yakozwe uko nabirebaga umutoza agenda abipanga akantu kandi Arona Ferozi. Noneho ku munani ni Richard Ndashimiye ugomba kuba ari mu kibuga. Noneho hakaza Bigirimana Abedi kuri inomero 10 nawe agomba kuba arimo ona kabuza. Noneho bakabaza kuba batakisha nde Azizi Basane Kuranya ku ruhande rumwe, ahandi noneho nomero 9 agomba kuba ari Itambwe Gruari ku rundi ruhande. Noneho akaza kuba hacaho bita Habimana Yves. Abo ni ba 11 bagomba kuba babanza mu kibuga. Noneho abandi bose aba Baforunganye nakubwiraga bose ndetse n'aba Asumani Ndikumana bakajyamo ubasimbuye. Teretse gusa habaye impinduka umutoza wenda akavuga ati mu rwego kugira ngo turebe uko abakinnyi bitwara cyangwa se nitumwizeye neza, Asumani Ndikumana ashobora kumubanzamo. Noneho yamubanzamo bita Yves akajya hanze. Noneho Asumani Ndikumana yaza kubona atari kwitwara neza cyane cyangwa se ibintu bitari kugenda neza bitewe n'ikibazo cy'imvune, tayari akaza kuba aribwo amusimbuza akumwe. Ubundi iyo ushaka ko umukinnyi aza gukora ibintu byiza hari ukuntu wenda umushyiramo kare asigaye ukabanza ukamureba, iyo utamwizeye neza asigaye ukaza kuba usimbuza. Ubwo Habimana Yves akaza kubajyamo, cyangwa se Habimana Yves n'ubundi nkuko twabipanze nko 11 imeze igororotse akajyamo. Noneho Asumani Ndikumana ibintu byabyanze nyine APR yabicajeho umupira tayari. Asumani Ndikumana igifukati gishya igifukati karabutaka akajya mu kibuga agashaka ibitego hamwe n'abandi bakinnyi kabisa. Ubwo rero Rayon Sport no kubimeze, ubwo abasindi Paul Jesus baraba bari hanze, abitwa ba Emery Bayisenge nawe ugomba kuzajyamo asimbuka ko yagenda kose. Emery Bayisenge n'umwe mu bakinnye imikino myinshi, yakinnye ikipe ya APR FC, akina amakipe agiye akomeye, yaratahiwe gukina muri Rayon niyo akinnye mu ngubu. Rero akina amakipe akomeye hanze y'igihugu, akina ikipe y'igihugu u Rwanda Amavubi. Rero no umukinnyi nawe uko byagenda kose iyi derby ugomba kuyumvaho kuko akumva no ku ikipe yakiniye ikipe ya APR kandi ari umukinnyi umeze neza, yagiye hanze yavuye muri APR. Niyo mpamvu rero Emery Bayisenge kuba yanda kose agomba kuba ajya muri ikibuga. Ukurikije nuko imyitozo iri gukorwa nuko abakinnyi bahagaze, Emery Bayisenge nawe ari gukoreshwa cyane kandi ameze neza, ubu nta kibazo afite, agomba kuba akina uyu mukino. Abitwa ba Harimana Abdulaziz bameze neza cyane, agomba kuba ajya muri iki kibuga ariko akajyamo asimbuye. Ibyo bintu mbikubwira agomba kujyamo asimbuye. Abitwa ba Damambaga yogo baraho bameze neza cyane, Ishimwe Fisto
rero ameze neza cyane ndetse na Tony Kitoga bose bameze neza cyane kuri uyu mukino bose barategerejwe ngo bakore ibyo bashoboye byose batanga ibisubizo batsinda ikipe ya APR ariko se kurikije aba 11 bariyo na 11 b'ikipe ya APR reka nze nabo mbakubwira kugira mbere yuko iminota irangire mbere yuko ndangiza iminota APR FC nayo irateganya gushyiramo Ishimwe Pierre Mwizamo kuri kabiri bita Kagege Gilbert Kagege noneho mutima defasi ni Yunus ndetse na Kerema akaza kuri gatatu niyo mugabo Claude akaza Dauda Yusufu Ronald Sekiganda ndetse na Rumoneka Jamus ko kurande rumwe akaca William Togwi urundi Mugisha Gilbert urundi iruhande hagacande Mamadou iki kibuga yakibona Mamadou ariko aha umwanya numwe mu bakinnyi beza cyane ikipe ya APR ifite kandi wabasha gushaka ibitego ku ruhande rw'ikipe ya APR FC kandi agatanga umusaruro ariko Mamadou ntabwo azakibanzamo kuko uruhande rwe ruzahita rucaho bita Hakimu Kiwanuka noneho Mamadou agiyemo asimbuye kuri uyu mukino ubwo rero nuko bigomba kuba bimeze kuri uyu mukino w'ikipe ya APR FC irakina ikipe ya Rayon Sports inkomande zombi tubaduciyemo kabisa tukabacira ku mayange ndabizi neza cyane ko hari abafana abamakipe yombe baba badukurikiye yaba ari abafana b'ikipe ya APR ndetse n'abafana b'ikipe ya Rayon Sports ariko inkoko niyo ngoma mwebwe kabisa duhurire kuri stade Amahoro tureba uyu mukino wowe utazaba hari uzabikurikirane live ahangaha kuri ino platform yacu akantu kandi nazagira kana kamwe kagucika byose nzaba anateretseho gatano kuri kagenzi kako ndaje mbikubwira ngo bwe n'izindi breaking mu masaha make ari imbere wo making ashobora ko ari hano ukurikirana amakuru y'imikino makuru ya showbiz kandi nimba ushaka kwamamaza twandikire kuri 0799 ushaka nabwo nubundi kutuvugisha mu bundi buryo bwose niyo nomero uduhamagara ho. Asante sana.